hanyuma mu ijuru haboneka ikimenyetso gikomeye, nicyo mugore wambaye izuba ushinze ibirenge ku kwezi, kandi mu mutwe akaba yambaye ikamba rigizwe n'inyenyeri 12. yari kunda atakishwa n'ibise byamuryaga. Nyuma ikindi kimenyetso kiboneka mu ijuru, nicyo kiyoka cya kabutindi cy'urutuku gifite imitwe 7 n'amahembe 10, kandi kuri buri mutwe cyari cyambaye ikamba. Nuko gikoresha umurizo wacyo nk'umukubuzo, gihanantura ku ijuru 1/3 cy'inyenyeri kizijugunya ku isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore wari ugiye kubyara, cyiteguye kumira bungura umwana kiva mu nda. Uwo mugore abyara umwana w'umuhungu ugomba kuzayobora amahanga yose, ayaragije inkoni y'icyuma. Nuko uwo mwana ahita arahwa, ajyanwa ku Mana yicaye ku ntebe yayo ya cyami. Uwo mugore ahungira mu butayu, ahantu Imana yagennye bazagaburirwa, hagashira iminsi 1260. Mu ijuru intambara irarota, Mikayire n'ingabo z'abamarayika ayobora barwanya cya kiyoka, maze nacyo kirabarwanya gifashijwe n'abamarayika babaye ingabo zacyo. Ikiyoka kiratsindwa, n'icyaba gikemerewe kuguma mu ijuru kimwe n'ingabo zacyo. Nuko icyo kiyoka cya kabutindi kimeneshwa mu ijuru, nicyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, iyobya abatuye isi bose, maze kiruha ku isi kimwe n'abamarayika bacyo. Numva ijwi ry'uvugira mu ijuru avuga cyane ati, ubu agakiza k'Imana yacu karasohoye, ubu yerekanye ububasha bwayo ngo yime ingoma. Ubu Kristo Imana yatoranyije yagaragaje ubushobozi bwe, kuko waregaga abavandimwe bacu ku Mana yacu ijoro n'amanywa, yameneshejwe mu ijuru. Waregaga abavandimwe bacu baramutsinze, babikesha amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ry'ukuri bahamyaga, ku buryo bemeye guhara amagara yabo, ntibatinya no gupfa. Nuko rero wajuriwe n'abagutuyemo, nimwishime. Naho wasiwe nawe wanyanja we, mugushije ishyano. Dore Satani arabamanukiye, aje arakaye cyane, kuko azi ko igihe cye gisigaye ari gito. Cya kiyoka kibonye ko kiroshywe ku isi, gitangira guhiga wa mugore wabyaye umwana w'umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 nk'ay'akagoma nini, kugira ngo aguruke ajye hahantu yateganyirijwe mu butayu, ahungireyo ya nzoka, hashira imyaka 3 n'igice ahagaburirirwa. Iyo nzoka ivundereza amazi ameze nk'uruzi, irukurikiza wa mugore kugira ngo rumutembane. Nuko isi igoboka umugore, irasamimira urwo ruzi ruvuye mu kanwa ka cya kiyoka. Ikiyoka kirakarira uwo mugore, maze kijya kurwanya itsinda ry'abasigaye bamukomokaho. Abo nibo bakurikiza amategeko y'Imana, kandi bagakomera ku by'ukuri Yesu yahamije. Nuko icyo kiyoka gisigara gihagaze ku musenyi wo ku nyanja. Ibyahishuwe umutwe wa 13. Nyuma mbona igikoko giturumbutse mu nyanja, cyari gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Buri hembe ryari ritamirijeho ikamba, naho kuri buri mutwe handitswe izina rituka Imana. Icyo gikoko nabonye cyasaga n'ingwe, amajanja yacyo yasaga n'ay'ikirura, naho umunwa wacyo ugasa n'uw'intare. Cya kiyoka giha icyo gikoko ububasha bwacyo n'intebe yacyo ya cyami n'ubushobozi bwacyo bukomeye. Umwe muri ya mitwe yacyo usa n'uwari warakomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwari rwarakize. Abatuye isi bose baratangara, bakurikira icyo gikoko. Nuko bose baramya icyo kiyoka, kubera ko cyari cyahaye igikoko ubushobozi. Baramya n'icyo gikoko ubwacyo, bavuga bati, mbese ninde uhwanye n'iki gikoko? Ninde wagihangara akakirwanya? Icyo gikoko cyemererwa kuvuga amagambo y'ubwirasi atuka Imana no gukoresha ubushobozi bwacyo, hagashira amezi 42. Nuko gitangira gutuka Imana, gituka n'izina ryayo n'aho ituye, hamwe n'abatuye ijuru bose. Icyo gikoko cyemererwa kurwanya intore za Nyagasani no kuzitsinda, gihabwa ubushobozi bwo kwigarurira imiryango yose n'amoko yose,
abavuga indimi izo arizo zose n'amahanga yose, abatuye isi yose bazakiramya, ni ukuvuga abatanditswe kuva isi kiremwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama wishwe. ufite amatwi yumva ngaho niyumve. ugenewe kuba imfungwa nta kabuza azafungwa, naho ugenewe kwicisha inkota nta kabuza azicishwa inkota. ni ngombwa rero ko intore z'Imana zigumya kwihangana zikaba n'indahemuka. Nuko mbona ikindi gikoko giturumbutse kuzimu, cyari gifite amahembe abiri asa n'ay'umwana w'intama, nyamara kikavuga nka cya kiyoka. Cyakoreshaga ubushobozi bwose cyahawe na cya gikoko cya mbere, nacyo kigihagarikiye. Cyahatiraga isi n'abayituye kuramya icyo gikoko cya mbere cyakize uruguma rwica. Icyo gikoko cya kabiri cyakoraga ibitangaza bikomeye byo kwemeza abantu, kikamanura umuriro mu ijuru ukagwa ku isi abantu babireba. Bityo kiyobya abatuye isi kubera ibitangaza cyemerewe gukora, gihagarikiwe na cya gikoko cya mbere cyabwiraga abatuye isi ngo bareme ishusho y'icyo gikoko cyakomerekejwe n'inkota, ariko kikarenga kikabaho. Icyo gikoko cya kabiri gihabwa ububasha bwo guhumekera kuri iyo shusho y'icya mbere ngo kiyihe umwuka ibe nzima, kugira ngo ibashe kuvuga no kwicisha abantu bose batemera kuyiramya. Maze aboroheje n'abakomeye, abakire n'abakene, abigenga n'abakoreshwa gahato, bose kibahatira gushyirwa ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo no mu ruhanga, kugira ngo hatagira uwemererwa kugira icyo agura cyangwa agurisha adafite icyo kimenyetso, ari cyo zina ry'igikoko cyangwa se umubare uranga iryo zina. Aha niho hagomba ubwenge. Umunyabwenge nafindura umubare w'icyo gikoko kuko uranga izina ry'umuntu. uwo mubare ni 666.